kumuyikwira turi guhura ibishyimbo. Guhura ibishyimbo urabizi? Ni kugira gute? Guhura ibishyimbo no kugira gute? Kubita. Umutwe wajyanaga n'inkokanya. Mwabantu mwe buri Imana irakomeye. Ibi byose ngira ngo umuntu uri kundeba nimba atanariye ariko ari buze kurya. Hari abantu bazakurira bari muri Amerika batazi uko bigenda. Batazi kuntu ibishyimbo bimeze. Dufasha n'aba i Kigali batazi ngo biba byaje. Dufasha abana bo mu miji bazi ko ibihimbo byera muri alimentation urumva. Nkakumwe ngo amata ngo ava kwiga. Hano turi no muri siporo pe. Muri gym murabizi abantu barwana no guterura ibiro. Sibyo? Twegana tugiye gukora siporo ariko turimo no guhura ibishyimbo. Neka kumuyikwira turi guhura ibishyimbo. Guhura ibishyimbo urabizi? Ni kugira gute? Guhura ibishyimbo no kugira gute? kubita. Wari uzi ko ubwenge buhwanye n'ibyo umuntu arazwi? Uzasome umubwiriza igice cya 7 umurongo wa 11. Intamenya irira ku muziro. Umutima w'umunyabwenge uronka kumenya. Ukura utabaza ugasaza utamenye. Ni kubw'izo mpamvu twabategura ikiganiro dusangira ubumenyi. Kubwo kumenya agaciro k'ubumenyi, Healthy Soul and Body twabateguriye ikiganiro dusangira ubumenyi. Dusangira ubumenyi. Iki kiganiro nyamara tuzakigiramo ibyiza byinshi. Kumenya guteka ibyo kurya byiza kandi bizima, kumenya amateka, kumenya ubumenyi ngiro bwagushoboza kuba mu isi utari umutwaro, nko kumenya kubaka, gukora amazi, gukora umuriro, ndetse n'andi masomo yibanze usabwa kumenya utabereye abandi umutwaro. Niba ukunda kunguka ubumenyi ukaba ubona ibyo uzi wakongeraho n'ibindi, ntugacikwe n'iki kiganiro kandi ujye urarika n'abandi baze bakurikire twungurana ubumenyi. Dusangira ubumenyi. Dusangira ubumenyi. Zana ubwawe nanjye nzana ubwanjye. Twungurana ubumenyi. Tuhaye ikaze nanone kuri Healthy Soul and Body muri cya kiganiro cyanyu twabateguje cya dusangira ubumenyi. Uyu munsi tugiye gusangira ubumenyi bujyanye n'iby'ubuhinzi, bujyanye n'ibyo gutunganya ibyo kurya ariko atari ukubiteka ahubwo ku zindi process zindi bicamo kugira ngo tubibone bimeze kuriya. Hari abantu benshi bazi ibishyimbo babibona bihiye, abandi bakabibona mu isoko ariko batazi inzira bicamo kugira ngo bibe ibishyimbo kuriya. Muri make umuhinzi ni umuntu uzi imirimo y'Imana. Mu bantu bazi imirimo y'Imana abahinzi barimo, kuko bimwe byo kwivugisha ngo bizagenda uko bishatse. Umuhinzi wahora ku mavi yahinze aravuga Mana we dushaka imvura yagwa cyane ati duha izuba. Nk'ubu bino bishyimbo mubona ahangaha mu minsi byeragamo umva twarasengaga Mana imvura niba igabanutse bitaborera mu murima, kandi tubihinga twaravugaga Mana dufasha imvura iboneke byere. Muri make umuhinzi yahora muri Mana mfasha Mana mfasha. Rero uyu munsi tugiye kubereka ukuntu ibishyimbo biboneka byumye ari nyuma yuko bihinzwe, bakabibagara bakabisarura. Hagati aho twariye n'umutonore. Ntago nyine mwe mwabona keretse mugiye kugura ku isoko, ariko twebwe ndiye mu by'ukuri ntago nari mperutse kurya umutonore were aho ngaho pe. Nyine kugenda ugasoroma ugahita utonora. Najyaga ndya imitonore ariko kuri abo hari ukuntu baba babipakiye mu mifuka muri Kigali ku isoko ukagura nyine ubibona ko ari imitonore, ariko mu by'ukuri pe biba bifite itandukaniro n'ibyo wiyejereje ugahita ubirya. Rero ubu byarumye twabisaruye bitangiye kuma kugira tubihungisha imvura, none ubu ngubu tugiye no kubihura. Rero guhura abantu hari abana b'i Kigali bashobora kuba bumva ati guhura ni uguhura si umuntu ahura n'undi. Oya, ni uguhura ibishyimbo. Guhura ibishyimbo ni kuvuga abana b'i Kigali nibagiwe ko hari nabo hanze y'u Rwanda bashobora kuba batazi ukuntu bigenda ngo ibishyimbo biboneke. Rero dusangire ubumenyi uyu munsi. Tugiye guhura ibishyimbo murebe ukuntu babigenza. Nagize amahirwe ya nshuti yanjye dukunda gukorana ibiganiro yansuye. Tugiye guhura ibishyimbo, tuzajya tunanyuzamo tunaganire iby'imirimo y'Imana ikora. Ni muze murebe ukuntu duhura ibishyimbo.
uzasiga nk'urukimusozi igihe utazaba uhari n'ikindi. Hano turi no muri siporo pe, muri gym murabizi abantu barwana no guterura ibiro, sibyo? Twebwe hano tugiye gukora siporo ariko turimo no guhura ibishyimbo. Nuko Doruka arapfa kuko yari umugisha, abapfakazi bararira berekana imyenda yajyaga badodera. N'iby'ukuri ntuzahoraho, aho uri hahoze abandi, ni nako urahindukiza rero kugira ngo niga sinabyuhure ko mbifite byose mwatangiye kubibona ko biri kuvamo. Kuri ntuzahoraho, aho uri hahoze abandi, ni nako hazaza abandi. Ahubwo jya wibaza uti nzibukirwa kuki. Kuba tugihumeka n'amahirwe ngo turi kwiyanduza, Neka kumuye kwiranduza. turi guhura ibishyimbo. Guhura ibishyimbo urabizi ni kugira gute? Guhura ibishyimbo no kugira gute? Kubikubita. Ni ukubita? Kubikubita. Kubikubita? N'iby'ukuri ntuzahoraho, aho uri hahoze abandi, ni nako hazaza abandi. Ahubwo jya nzibukirwa kuki. N'iby'ukuri ntuzahoraho, aho uri hahoze abandi, ni nako hazaza abandi. Ahubwo jya wibaza uti nzibukirwa kuki. Uzibukirwa kuki, uzasiga nk'urukimusozi igihe utazaba uhari. Ibuka Enoki yari umuntu nkatwe, witaga ku nshingano ze, ariko ntibyashumaga abura umwanya wo gusabana n'Imana. muhagarare hariya muririmbe muteganye, ntabwo watubonye. muhagarare hariya muririmbe muteganye. Aho uri hahoze abandi, ni nako hazaza abandi. Ahubwo jya wibaza uti nzibukirwa kuki.
nuko doruka arapfa kuko yari umugisha abapfakazi bararira kandi imyenda yajyaga badodera n'iby'ukuri ntuzahoraho aho uri hahoze abandi ni nako hazaza abandi ahubwo jya wibaza uti nzibukirwa kuki n'iby'ukuri ntuzahoraho aho uri hahoze abandi ni nako hazaza abandi ahubwo jya wibaza uti nzibukirwa kuki mwabyumvise ibishyimbo byitwa shyushya ni nk'aho ari ugushyushya nyine bikavuga uri guhura nk'ubimenye ko abantu muri komenti bazatubwira umuntu babona ubyize vuba uri kubyiga n'uwari ubizi ibishyimbo wakuze uzi ko babihura cyangwa njyewe nari mbizi se njyewe nabaye mu cyaro bana muri kudukurikira rero njyewe naba mbiyemeyeho ntabwo nabaye mu cyaro cyane ariko murabona ko ubumenyi burarahurwa ubwenge burarahurwa urabona ko nanjye ese abo uzasiga ku isi baza kwibukira kuki guhura ibishyimbo hanyuma rero uba uri kureba niba byashyizemo cyangwa bitashyizemo irabikora gitabo ugafata akantu urandomera imbere aha haracyarimo ibishyimbo biracyarimo rwose nzibukira uretse ko iyo bitumye neza bituma bitinda gushiramo ntabwo ari kimwe n'igihe byumye neza muri iyi minsi kandi izuba ryabaye riri kugwa cyane byabaye inkombe niyo mpamvu biri gutinda gushiramo iyo byumye neza iyo byumye neza bishiramo nzibukirwa kuki uzibukirwa kuki uzasiga nk'urukimusozi igihe utazabuha ariko turabigerereye zibukirwa kuki iby'ukuri ntuzahoraho aho uri hahoze abandi ni nako hazaza abandi ahubwo jya wibaza uti zibukirwa rero kuki turi kugera ku musozo ibi bishyimbo iyo bitumye neza tubikora kugira ngo tukareba niba ko yari umugisha kugira ngo tukareba nimba nta bishyimbo bisigayemo bitewe n'uko bitumye neza ariko iyo byumye neza urabihonda bikaba ifu neza neza ngaho reka tubikureho tubereke aho uri hahoze ni nako hazaza abandi ahubwo zibukirwa kuki ni ukuri ntuzahora iki ni igiti aho uri cyangwa ni inkoko hahoze abandi ni inkoko cyangwa ni nako inkoko hazaza inkoko abandi ahubwo Uvuga ngo inkoko. jya wibaza
nuko rero murabona ibishyimbo kugosora egerayo bahandi jya hariya batagutera iyo urangije gukuraho ibi babyita ibishogoshogo ushyira ku nkoko ibishyimbo kugira ngo uvanemo buri kanda kose kasigayemo k'igishogoshogo hanyuma ukazabona gutoranya gutya bagosora Narabereka ukuntu mbere nagosoye mama ariko yigisha kugosora umutwe wajyanaga n'inkoko umutwe wajyanaga n'inkoko kandi kugosora umutwe ubunukwa uhagarara neza n'amagare do ugahuha byora urahuha kugira ngo uri kugosora musingi ukuntu ngo iyo ari ingano byitwa umurama ni ukugosora warangiza ibishogoshogo bigashiramo byamara gushiramo hagasigaramo amabuye bitewe n'aho wabihuriye hanyuma ayo mabuye akaba ariyo uzatoramo cyangwa n'utwaboze murakoze cyane nakagaruka tuzagaruka turi kubigisha ibindi uko tubonye umwanya utarakora subscribe yayikora bye bye yakumayinete